welcome to my YouTube channel, Shushu TV. Hello bantu b'Imana mumeze gute? Nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko mukomeye. Niba utameze neza cyane, Imana ibyoroshye. Wibuke ko hari Imana idakora nk'abantu, wibuke ko mu buzima niko bigenda. Uyu munsi biba bimeze neza, ejo bikanga. Rero komera cyane. Ni kuri Shushu TV nk'ibisanzwe, ubaye umushyashya tuguhaye ikaze, nawe ubaye usanzwe turi abanyamugisha kugira mu biganiro byacu bya buri munsi. Gahunda nta yindi ni ukubaka umuryango kugira ngo tugendane mu mujyi umwe, tuzi ngo kwa Shushu TV hakorerwa iki, biba bimeze gute. Ni ibiganiro bigamije kubaka umuryango cyangwa se imiryango muri rusange, ko si umuryango umwe mba ndi kubaka ni myinshi, mu rwego rwo kugira ngo twirinde ingo zirimo ibibazo bigiye bitandukanye. Kubw'ibyo rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe amagambo utagomba kubwira umugabo wawe uko byaba bimeze kose, sibyo? Abagore mwigire hino twigane, n'abagabo ndabizi amagambo baba bafite amatsiko akavuga ati reka ndebe ko abiwanjye bajya bayambwira. Yo uri kumva impamvu uje kubikubwira mudamu, ni ukugira ngo ujye wigengesera uvuga ngo nubwo yaba yakosheje mfite uburyo ngomba kumukosoramo cyangwa se kumuhanamo, ariko udakoresheje amagambo aremereye cyane, kuko burya ugutwi ni ikintu gikomeye kurumva kugasesengura birenze rya jambo wavuze. Niyo mpamvu rero umuntu aba agomba kwitondera ibyo avuga igihe arimo kubivuga. Kubw'ibyo twakomeje uyu munsi tugiye gutangira rero tuvuga ngo n'icyo utagomba kubwira umugabo wawe uko byagenda kose, icyaba icyo ari cyo cyose. Ikintu cya mbere, ntabwo ugomba kubwira umugabo wawe mwashakanye mubana ngo reka ugomba gukora nk'uko umugabo wa Shushu abigenza, ngo reka ugomba gukora ibi kubera ko inshuti zanjye umugabo we niko bigenda. Ntabwo ari byo, ntabwo bikwiye. Ushobora kuba ufite inshuti zawe mukaba mugenda mukagana akavuga ati shahu njyewe iyo ndi guteka, njyewe iyo ndi guteka araza, umugabo araza akamfasha umwana, cyangwa se n'aba amaze kumwoza akagenda akamusiga akamwambika, nawe ngo uhite ugenda uvuge ngo okay, umugabo wa Fulani, umugabo wa Kanaka ubwo abigenza gutyo, nanjye iwanjye agomba bikore byanze bikunze. Ugasanga uratangiye, mugabo wa ndakwinginze, nta nubwo ari ndakwinginze, kuba wumva ko bigomba kuba copy and paste. Kandi nababwiye ngo urugo ni ishuri kandi buri wese aryigukwe, ntawubaka nk'uko undi yubatse. Ibiba kwa Kanaka ntabwo ari byo bigomba kuba iwawe, ahubwo wowe ugomba kumenya iwawe ibyo akunda n'ibyo adakunda, sibyo? Niba Kanaka umugabo wamufasha koza ibyombo akaba yanamufasha gukoropa, ntacyo bitwaye, ni na byiza. N'uwawe nugirirwa umugisha ukabona ari kubikora ntuzabimubuze, ariko wibicisha. Niba ushaka ko abikora wibicisha mu kumugaragariza ko we abandi babikorera abagore babo, we akaba atabigukorera. Ntabwo ari byo. Icyo gihe niyo yabikora azavuga, nta nubwo bya bindi dukunda kuvuga ngo abagabo bakunda icyubahiro, bakunda kuba bubashywe. Ntabwo ashobora gukora icyo kintu kubera ko wamubwiye ngo umugabo ngo w'inshuti yawe, ngo w'umugore w'inshuti yawe, ngo nawe ngo abikorera umugore we, ngo nawe ngo nagufashe ngo yoze abana, ngo ubwo wogeje abana wawe wabiki. Buriya si umugabo mugenzi wawe. Oya, umugabo akunda icyubahiro kandi aragikwiye. Ugomba kumenya uko umutwara n'uko umubwira. So niba ushaka ko abikora, bicishe mu mvugo nziza, uvuga ati mugabo mwiza, kubona imirimo nayikoze nananiwe, ubu nyogereje umwana wawe iki, basi mumufashe mbanze nozuye. Uri kumva? Ariko wizana ngo bikore kubera ko ngo umugabo wa Kanaka, umugabo w'inshuti yanjye waramumwogereza umwana, ngo nawe bikore. Ntabwo ari byo. Ntagomba kumubwira ngo akore nk'uko umugabo wo kwa Kanaka abikora, kuko buri wese afite uko akunda ibintu, afite uko afata ibintu, kandi afite umwihariko we. Rero niba umwihariko we uri mu guhaha cyane, kwinjiza amafaranga cyane, ntube mu kukugaragariza koza ibyombo, wimurakajya wibigira intambara. Mureka akora inshingano nawe ukora inshingano, ariko nabigufasha uzaba ugira amahirwe, ariko wibimuhata, winabimutota ngo nuko umugore wo kwa Kanaka umugabo ariko agira gute, ariko abigenza. Ikindi kintu utagomba kubwira umugabo wawe uko byaba bimeze kose, ntabwo ugomba kumugereranya n'aba ex. Nkuko nabivuze mvuga ngo umugore aba yumva yaba ari number 1 ku mugabo we, n'abagabo niko bimera. Nta muntu ukunda umukompetita mu buzima bwe. Murabizi abantu mufite ama business, mu kazi iyo ubonye umuntu umukompetita uba wumva uhangayitse. Iyo ubonye umuntu uri gucuruza nk'ibyawe uvuga ati afite igiciro kingana gute kugira ngo birihangana ugasaba ko ari kuzamo,
ubu uvuga ngo igiciro cye kimeze gute, ese ngabanya kugira ngo mbaringe ucuruza, ese nongereho kugira ngo ibyanjye bigende gute. Uri kumva nta muntu ukunda umukompetita, nta muntu ukunda umuntu bahangana. Irinde kumubwira ngo shahe Eric twakundanye mbere yawe nubwo ari we nabanye nawe yakurushaga ubwiza, yakurushaga ibigango ko utamusanze ngo kandi shawe ngo Peter ngo tugikundana ngo yajyaga asohokana. Mubwire ngo mugabo mwiza dufasha amafaranga ko twariye twakoze iki, twakoze saving ibi bitanu cyangwa aya ngaya bitewe nuko mwinjiza tuyasohotsemo tugatembera byagutwara iki. Bivuga ubicishije mu mvugo iboneye ariko wibivuga umugereranya n'ababanje mu buzima bwawe, bimubwira mu rwego rwo kumubwira rwo kumugaragariza ko ibyo bintu bikeneye, ugakoresha abakompetita, ugakoresha abantu babanje mu buzima bwawe. Ntabwo ari byo. Icyo gihe azaba yumva atari safe, azaba yumva adatekanye muri we, kubera ko igihe azajya ajya gukora ikintu ahita avuga ati buriya si ubundi ngo ndi kubikora nk'uko Peter yabigenjeje cyangwa Eric cyangwa n'abandi mwagiye mukundana. Irinde kubwira umugabo wawe cyangwa se kumukompetita cyangwa se kumugereranya n'umu ex wawe n'abantu mwakundanye mbere y'uko ubana nawe. Ubaye umushyashya ndakwibutsa kugenda ukoze subscribe kugira ngo ibiganiro byacu byiza byubaka umuryango, byubaka urugo bitazajya bigucika. Naho ubaye usanzweho sali ndi umunyamugisha kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi itafari tugenda dushyiraho kuri Shusho TV umunsi ku wundi sinjye njyenyine, ahubwo ni mwebwe mbikesha, kuko ni mwebwe nkorera, ni mwebwe ndi kuza ngo tuganire twungurane ibitekerezo, twubake umuryango uhamye, umuryango uzira ibibazo, umuryango uharanira n'ubundi nta zibana zidakomanyije amahembe, ariko tuba turi kugerageza ko tugerageza kubaka umuryango byibuze wishimye unezerewe. Ikindi kintu ugomba kwirinda kwifuza yuko ugomba kwirinda kumubwira ko akitwara nk'abagabo. Umugabo wese ahava akagera wese iryo jambo riramuvuza, kuko aba akora uko ashoboye ngo agaragaze ko ari umugabo we, ari umugabo mu rugo rwe. Hari n'abatabikora nibyo, harimo n'abatakora uko bashoboye ngo bigaragaze nk'abagabo nyine, abo nabo tuzabanenga ku rundi ruhande. Ariko umugabo mu rugo rwawe, hari abagabo simujya mujya mu masoko, ukaba wajya nko mu isoko ukabona nk'umugabo yagiye guhaha ibitunguru, ukabona yagiye guhaha inyanya, ugatangira abantu bakaba banamuvuga ati reba nkuriya yaje kwihahira. Bitwaye iki ko umuntu yafata amafaranga akajya guhaha ibintu akabyara mu rugo? Bitwaye iki? Ni ngombwa niba umugabo wawe aza utetse akakubwira ati reka ngufashe guteka, waba uri gukoropa akakogereza ibyombo, ibyo hari abagore benshi babyifuza, hari abagore benshi bifuza ko ibyo bintu babigirirwaho mu ngo zabo, akaba yakubwira ati reka ngufashe mugore mwiza. Ni ngombwa ko ngata, ariko ubundi wowe umeze nk'abandi bagabo wagiye uguma hariya nkateka nkakuzana nkakugaburira. We ari burya narababwiye ngo ingo urugo ni ishuri kandi buri wese abyigana na mugenzi we bari kumwe, ntabwo wita ku by'abandi. Burya umugabo wawe ashobora kuba adashobora kukwereka ko agukunda mu magambo ngo abikubwire, atari uko akwanze, ahubwo kamere ye n'ukuntu atabasha kwiga kubwira ndagukunda, ahubwo iyo ndagukunda ye akayikugaragariza mu kugufasha, kugeza ubwo ajya guhaha ukareklama, kugeza ubwo akogereza ibyombo ngo wajya uba nk'abandi bagabo. Kubwira umugabo mu bikorwa yakoze ngo jya uba nk'abandi bagabo, jya umukosora mu buryo bwiza, ariko iryo jambo risubiza umuntu inyuma nko mu myaka nk'itanu, bituma yumva ko atari umugabo. Nawe babwiye ijambo ni ikintu gikomeye, ubwira umuntu akicara akagitekerezaho agasubiza inyuma. Wowe warivuze, wanagiye, wahise, warenze, ariko agasigara agitekerezaho akaribyaza ibindi, rikabyara ibindi. Rero kwitora ukabwira umugabo wawe ngo jya umera nk'abandi bagabo, deja uba umaze kumugaragariza ko nyine hari abandi bagabo benshi uzi batameze nkawe, uba utangiye kumwica mu mutwe, uba uri kugenda umwangiza gahoro gahoro. Aho kugira ngo iri jambo rikubakire ryagusenya, rero ushaka uburyo ki ibyo akora bitagenda neza ubikosora, ariko utamubwiye ngo ujye ngo ntabwo umeze nk'abandi bagabo wowe genda, ibintu nk'ibyo ntabwo ari sawa. Ikindi kintu ugomba kwirinda kubwira umugabo wawe cyangwa kumugaragariza ni ugushidikanya yuko agukunda, kuko abagabo nk'uko nabibabwiye bafite ukuntu begisipurisinga cyangwa se bagaragaza ko bakunda abagore babo, ariko mu buryo butandukanye.
wajya ashaka kumuhamagara hi babe wiwe gute umeze gute abana bameze neza we akaba yaguhamagara mama bebe umwana yariye. Hakaba n'undi umugabo adashobora guhamagara atari uko amwanze, atari uko yamuciye inyuma, atari uko afite abandi bagore amufatanyije nawe, ahubwo we mu buryo bwe afite ukundi kuntu ashobora kuba akwereka urukundo, ariko wowe kubera ko ubishaka nk'uko kanaka yakubwiye ko we bamuhamagara buri kanya bla 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 bla, nawe ushaka ko ariko bigaragara, bigatuma bwa buryo bwe agukundamo wowe utabasha kugira gute kububona. Wowe genzura ibikorwa bye umwiga umenye ngo ubundi arankunda intonganya turazigira twiyunga. Hari umuntu ufite kamere yo kurakara mu rugero sibyo, yarakara yakubwira ijambo ati hey nta gahunda uri afite abandi akunda bla 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 bla. Menya ngo ntawugira, buri muntu agira defo na karite, ubwo rero biba ari byiza kumenya ngo umugabo wanjye ese ko karankunda. Rero ushidikanya ko agukunda cyangwa se kubimugaragariza, ushobora no kutambwira ngo ese ubundi shari urankunda, ariko ukabimugaragariza kumukekakeka bya hato na hato. Ugomba kubyirinda, ariko iyo byageze kuri level yo kumenya atari kubundi shari nkunda gute, ni gute unkunda, icyo gihe uba ubaye ingayi, ntabwo ubasha gushima ibikorwa cyangwa se kubona ibikorwa agukorera ngo ubashe kubishima. Rero irinde gutuma nawe ugavuga atari kubundi umugore ibintu byose nkora arabibona, ese ntabona ko mukunda, ntabona ko mukundira umuryango bla 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 n'ibindi. Ikindi kintu ugomba kwirinda kubwira umugabo wawe kubera ko kugira ngo kikubakire cyagusenyera, kwirinda kumubwira umugabo ari umuntu ukuze, kwirinda kumubwira ngo kanaka iriya nshuti yawe ntabwo mukunda. Nibyo hari umugabo ugira inshuti ikamubera mbi, ukanabibona ko hari kumuganisha bitari byiza, ariko se nibiba umuco akagira inshuti ya mbere akagira iya kabiri, turiya simushaka uzagira ngo azaba nk'unyakamwe. Nimba ubona afite inshuti bitameze neza, muganisha uburyo ariko uriya mugabo nawe tubona bimeze gutya na gutya, kubera ko umunyarwanda yabivuze ko aravuga ngo mbwira uwo mugendana mubwire uwuriwe. Ubwo niba umugabo wagendana n'abantu nyine bari mu mico itari myiza, ugomba kumukosora no kumudirectinga no kumuyobora mu buryo bwiza, ariko irinde ko umuhoza ku nkeke uriya muvugana simushaka, uriya mugabo kanaka ntago mushaka, uzamuhitiramo inshuti akundana nazo cyangwa se agendana nazo cyangwa se avugana nazo. Ni ibintu nabyo ugomba kwitondera, ugakoresha inyurabwenge kugira ngo atari gucishamo nyabona akavuga ati uyu mugore nashatse ko mbona ko nyuma yo kumushaka agiye kumara ku bantu. Nyuma y'ibyo ugomba kutamubwira yuko ushaka ko akora nka runaka. Hari abantu hanze aha babayeho bavuga ati yaba umugabo wanjye yarameze nka runaka, yaba umugabo wanjye yarameze nk'umugabo wa runaka, ubu tuba twujuje taje. My friend, uzi umugabo wa runaka inyuma y'amarido, inyuma y'ibyo mubona, inyuma ya kiriya gisenge utambuka ukabona ibiberamo. Ntabwo nifurije abafite ubuzima bwiza bose, ntabwo bafite n'ibibazo, ariko mbere y'uko ujya kuvuga ngo urifuza kwa kanaka, ubanza ushimira iby'iwawe, uvuga ati wenda nanjye wanshyira hano ashobora kuba ntabishobora. Kuba afite amafaranga afite n'ubwo bushobozi wimuraza ku nkeke. Ni ingero nyinshi z'abantu tuzi bafite amafaranga batunze ariko ibintu bitameze neza, ugasanga wa wundi umwe mufitanye icyo 200 muri kubirya mumeze neza, muri kubisangira nta kibazo. Irinde gufata umugabo wawe uvuye ngo ukora nka runaka bigende bicyana, kuko nabikora nka runaka atabikoze nkawe we ubwe ntabwo azabikora nk'uko wowe ubyifuza, sibyo? Yirwa nuko ameze, hanyuma niba ari mu bafitiye umukosore n'umuntu muganira, ariko mbwa ngo nudakora nka kanaka wahariye ntabwo biri bugende neza. Icyo kintu ntabwo ari sawa. Ikindi kintu twasorezaho, ntazibana zidakomanyije amahembe nk'uko nakomeje kubivuga. Umugabo wawe nimba hari ahantu ajya kosa, nimba hari ibintu ari gukora ukabona bitagenda, mugaye mu buryo buri respectfully, mu buryo bwiyubashye. Wimugaya ku karubanda, wijya kumugaya ngo umuteze isi n'abantu, wijya kumugaya ngo umuhururize abantu bagire ngo mu rugo mwicanye. Nicazare umubwire ngo mugabo wa ibi nabitya ko mbona bize, wewe ntabwo ubona ko hari biri gutwa, ariko wijya imbere y'uko ikibazo cyanyu bwanyu mugikemura. Abagabo bose bafite ukuntu biyumva, bafite ukuntu biyubahamo, ukuntu avuga ati urajya gufata ikibazo cyanjye nawe turi babiri ukijyane hanze bigufasha ikigende gute. Umugabo nubwo yaba umunyamafuti kajana, bikubwire mbisubiremo, kumba afite ubuhamya ngenda mbona hirya no hino, nubwo yaba umunyamafuti kajana ntabwo yakwifuza ko ayo mafuti ye cyangwa se ko kutagenza neza kwe
kumenywa n'umugabo mugenzi we kubw'icyubahiro cyangwa ati naseba nagira gute. Rero nawe niba ushaka ko ahinduka wimugaya umuteza rubanda, wimugaya umugayira abandi mu bintu nawe ubwo atanazi. Ushobora kuba ufite ikibazo n'umugabo we yabitekinze so simple yanakomeje ubuzima yagiye akajya kubyumvana kwa kanaka, icyo gihe naho kugira ngo mukibona ibibazo muba muri kubyongera. Ibiganiro byacu ni akagaruka kuri Shusho TV. Genda ukoze subscribe, ndabashimira kuri share mugenda mukora, ndabibona n'ukuri muri abantu b'abagabo, commentaire mukambwira uko mubyumva, mukambwira n'uko mubibona, mukambwira n'ibindi biganiro mugenda mwifuza ko twabakorera kandi nzajya bishyira mu bikorwa kuko commentaire zanyu ni itegeko kuri njye. Ibiganiro byacu ni akagaruka kuri Shusho TV. Gahunda ni ukubaka umuryango. Hano umuntu twahuye umwe mu bantu bankurikira namba se niwe Shusho njyambona kuri Shusho TV, namwe ntiyego rwose nige ati se ubundi ibiganiro byawe bigamije iki? Nta kindi, niyo mpamvu nabo muri introduction dutangira ibiganiro byanjye bigamije kugira urugo rwiza, kubaka ingo zifite amahoro, kubaka ingo zinezerewe, ntazibana zidakomanyije amahembe. Niyo mpamvu mvuga ngo tubikosore bitararenga imbibi, kandi nibinarenga imbibi nemera ko ibintu byose ni qadari, nemera igeno, nemera ko Allah yashyizeho urugo, ashyiraho urukundo. Navuga ngo kandi n'ibinanga byanze yashyizeho italaka, yashyizeho uburyo bwo gusohoka muri urwo rugo. Niyo mpamvu rero mba ndi kuza ngo twegerane twige. Italaka ni ikintu kibabaza, divorce ni ikintu kibabaza, kugira ngo tubikumire bitaraba hakiri kare. Imana ikomeze kubarinda kandi ikomeze kubakunda. Ibiganiro byacu ni akagaruka kuri Shusho TV. Muhahe muronke murakarama. Bye bye.